Banyarwandakazi, reka nongere kabisa nizere ko mumeze neza. Kuri uyu munsi nkaba mbazaniye inkuru kabisa, tugiye kureba amahano yabereye kabisa mu gitaramo cy'umuhanzi witwa Wendy Shy wo muri Ghana kabisa. Kuri uyu mugabane wacu wa Afurika naho ibintu bisigaye bibera rwose kabisa, ni ibintu bitabaho aho kabisa muri iki gitaramo habereyemo amahano, aho kabisa urubyiruko rwakoreye imibonano mpuzabitsina mu ruhame kandi mu kirori kabisa. Barimo abantu benshi, guys, ladies and gentlemen kabisa. Iki kirori kikaba cyarabaye kuri tariki 22 z'uku kwezi, aho Wendy Shy yari arimo atarama kabisa, ataramana n'urubyiruko rwa hirya mu gihugu cya Ghana. Rero haje kuberamo amahano, ayo mahano ariyo kabisa tugiye kureba ndetse tubivugeho, turebe kabisa n'ibintu byahabereye. Akaba ari ibintu kabisa ewana bitangaje, kuko kugira ngo ibi bintu bibere mu ruhame rwose ntago biba ari sawa, ntabwo biba bigaragara neza. Gusa byarabaye, nubwo abanyamakuru bahariya mwakira gihugu cya Ghana barimo babihakana ndetse na Ghana ubwayo bihakana, ariko namwe murabibona, muri abantu bakuru, namwe murabibona kabisa ibyabereye ntago ari iby'i Rwanda kabisa, ntago ari iby'ibintu bya Afurika rwose kabisa. Hano ikigaragara cyo ni abasore babiri basa ngaho bafatiranye uno mukobwa, kuko uno mukobwa yari ahagaze imbere bamwataka bamuturutse inyuma, murabibona kabisa. Ariko gusa nawe ntiyigeze abyanga, ntiyigeze abahakanira cyangwa abasunike cyangwa abarwanye. Murabona ko kabisa ni ibintu byabaye. Mboneraho kabisa no kubasaba gukomeza gukora subscribe kuri channel yacu yitwa Global TV Rwanda, aho kabisa tureba amakuru agiye atandukanye, entertainment, sport na politike, ahantu hose hatandukanye ku isi. Nk'uko mubibona rero hano kabisa, umusore umwe avaho undi akajyaho. Reka twikomereze kabisa. Ikigaragara cyo ibi bintu kabisa byabereye muri Afurika kabisa, ni ubwa mbere tubibonye kabisa. Urabona ko uyu mukobwa nawe ni ibintu yaryohewe nabyo, kuko ntiyigeze abahakanira. Guys, ladies and gentlemen, namwe babyeyi kabisa mwohereza, namwe bakobwa murabizi, mujya mu kirori mwambaye utuntu mutazi kabisa. Nubwo ibi bintu byabaye kuri uyu mukobwa, gusa nawe yabigizemo uruhare. Ikigaragara cyo ntiyigeze abarwanya cyangwa se ngo bigende bite, nawe ni ibintu bisa ngaho byamuryoheye, nubwo bidasa kabisa, bitari iby'i Rwanda cyangwa bitari iby'Afurika. Ibi bintu ntabwo ari sawa rwose. Uyu mukobwa yaza kuba yambaye wenda nk'ipantaro, wenda ibintu ntabwo biba byabaye. Mukomeze rero mudushyigikire, mukomeze mubone amakuru ku gihe. Wenda kambacishizeho akavideo mwawe mwirebere, muce urubanza.